nababwira uyu munsi wa none ikintu tugiye kurebera hamwe cy'ingenzi abantu benshi bakunda no kwibaza, ndetse uyu munsi wa none twese turi kwibaza, nicyo kintu tugiye kuganiraho. Twese akenshi abantu dukunda kwibaza tuti ubundi Imana ko tuyisenga rimwe na rimwe bikaba ngombwa ukabona ibyo uri kuyisaba ntabwo iri kubisubiza. Uri mu kibazo ukabona ikibazo gikomeje kurushaho kibi, mbega ukabona ukavuga ati narasenze Imana ntiyansubiza, iricecekera. Ibyo bintu abantu benshi dukunze kubyibaza, ndetse ibyo bintu bikunze no kutubangamira. Tukavuga ati ariko ubundi iyo Mana irahari, iyo Mana dusenga tugasaba ikintu ntibyumve, kuki dusenga ibintu Imana ikarekeraho ntisubize amasengesho yacu? Kandi ubundi bivuga ngo Imana ngo tujye tuyisabira duhanga amasengesho yacu irayasubiza. Ibyo bintu niko abakozi b'Imana bagiye batwigisha, ariko bibagiwe kutubwira bimwe mu bintu bishobora kuba byatuma, cyangwa se uyu munsi wa none ibyo tugiye kuganiraho, namwe muraza kunyunganira. Tugiye kurebera hamwe ibintu bigera muri 7 bishobora kuba byatuma usenga Imana, ukinginga, ukavuga ibintu byinshi, Imana ntisubize isengesho ryawe. Wenda uyu munsi wa none ushobora kuba wari umaze iminsi usenga, cyangwa se muri benshi umaze iminsi hari ibintu muri gusaba Imana, ariko ukabona Imana iricecekeye ntabwo iri kugusubiza. Ukabona ibibazo byakurenze, ibintu byanze, cyangwa se hari amasengesho uri gusengera ukabona ntabwo ari gusubizwa. Ni ukubera iki? Ese ubundi kuki hari abantu basenga ukabona ibintu birasubijwe, hakaba n'abandi ukabona bisa nk'ibyanga? Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe kuri YouTube channel yanyu Rock Entertainment ibintu 7 bituma Imana uyisenga, nimba twavuga ngo ikica amatwi ikakwirengagiza, isengesho ryawe ukabona ntabwo ishaka kurisubiza. Ibyo bintu birahari, ntabwo ari ibintu ngiye kwikurira mu mutwe. Turifashisha ibintu biri muri Bibiliya ubwabyo bigaragaza ko hari ibintu bishobora gutuma Imana ikwirengagiza, ugasenga ugatakamba bimwe mwirirwa mukora, ukajya mu nsengero zose na za Kanyarira na hehe, ukabona Imana ntabwo iri kugusubiza. Reka turebe rero ni ibiki ibintu 7 bishobora gutuma Imana idasubiza isengesho ryawe. Reka dutangirane, ariko mbere ko dukomeza reka nkwibutse gukora subscribe kugira ngo tujye tugendana. Uyu mubare 400 murabona bahagije, ka miliyoni murabona katatubera. Bene data dukandeho twikomereza, kaba subscribers kanda kuri subscribe, dukomeza ikiganiro. Dutangiye batubwira ati ese mwaba muzi ko Imana ari igitangaza ndetse yambaye cyane. Ikindi ngo Imana ibizi ibintu byose bibera mu isi, ibizi imirimo yacu ya buri munsi, ibizi ibintu byose dukora. Ikirenzeho wowe uri kundeba muri kano kanya, Imana izi izina ryawe. Uwo waba uri wese Imana ibizi n'izina ryawe, izi ibikorwa byawe, izi imitekerereze yawe, ibintu byose. Ngo Imana itwitaho cyane ku buryo ibyo bintu byose ubibizi, ibyo wirirwamo byose ibiri kukureba. Ati nanone bivugwa ko ngo amaso y'Imana aba ari buri hamwe ku isi yose, kandi nta kintu kijya gicika ubwenge bw'Imana, byose bibona. Ibi ngibi rero umuntu wa mbere wabimenye, cyangwa se umuntu wa mbere wasaye nk'ubivugaho, ababimenye bo mbere ni benshi, ariko umuntu wasaye nk'ubivugaho akabigaragaza cyane cyane ni umuntu bitaga Dawidi. Dawidi yaranditse muri Zaburi 33 umanutse hepfo ku gice, ubwo ni igice cya 13 umurongo niwo bari 14. Aho hano haranditse ngo Uwiteka, ni Dawidi wabyiyandikiye. Dawidi muri iyo Zaburi ya 33 bari kumanuka avuga ibyiza by'Imana, iby'Imana ikora, muze kwasoma hose muhereye kuri rimwe, ariko twe turi kurebera hamwe ibigaragaza ko Imana ibiri kutureba, ibizi ibintu byose, ubuzima bwose ducamo. Kuko hari igihe umuntu avuga ati Imana yaranyirengagije, hari ntibizi n'ibibazo ko mbifite, nubwo umuntu aba ari kuyisenga wabona ibitanabizi ko ibibazo bihari, aya mabanki ari kutwishyuza, amadeni, ibibazo byose nyine musenga mubwira Imana ndabizi byose biri aho ngaho. Twese tubihuriyeho ibibazo byinshi biba ku isi. Ibyo bibazo byinshi abantu baba basenga basaba, cyangwa se by'ubukene, ibintu nk'ibyo nyine. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo Imana hari igihe yaba itabizi, cyangwa se ntibihe agaciro, ntinabyiteho. Ariko hano Dawidi muri 33 Zaburi yarivugiye ngo reka tuhaso, aravuga ngo Uwiteka arebera mu ijuru, areba abana b'abantu bose. Uri kumva reka ukano, areba abana b'abantu bose, ntago ruko ngo hari abantu bamwe areba ngo nibo azi ibyabo abandi ntago azi ibyabo. Arebera hamwe abana b'abantu bose. Ubwo nawe nimbura umwana w'umuntu nyine bakureba, areba ngo ari mu buturo bwe, areba abana bo mu isi bose. Niwe ubumba imitima yabo bose, akitegereza imirimo yose, cyangwa se akitegereza ngo imirimo yabo yose. Ndetse hasiga kubiza kuvuga ngo nta mwami ukizwa nuko ingabo zari nyinshi, intwari ntikizwa nuko imbaraga zayo ari nyinshi. Mbega ikintu ngira ngo hano dukomerezeho ni ukugira ngo nitwinjira muri bya bintu 7 bituma Imana idasubiza amasengesho yawe, cyangwa se ukabona yarayirengagije pe, kandi uri mu bibazo uri kuyitakambira, watakambye ntabwo utagize. Ni ukugira ngo mbere yuko wajyaga wenda utekereza ngo impamvu Imana idasubiza ibibazo byanjye, wabona ibitabizi, itanabyitaho, cyangwa ihugiye ku by'abandi ari byiri gukemura. Oya, Imana ngo ibiri hejuru mu ijuru, ngo iri kureba ngo abana b'abantu aho bari bose ku isi, ngo niwe ubumba imitima yabo
ndetse akareba n'imirimo yabo yose. Aba ari kureba bya bikorwa byiza, ibibi, ububeshyi, ubugambanyi, ibikorwa byiza mukora, akadetaye ku kandi akantu kose ukora kugeza ku izina ryawe na ya mazina mwita mugeze imihanda cyangwa y'ubuhanzi. Imana byose ngo ibibizi, utwo dukorwa twanyu twose bituzi. Bivuze ngo itagusubije rero ni ubushake bwayo, iba yabipanze. Ntabwo ari ibintu biba bicitse cyangwa yarangaye, iba yabipanze. Kubera icyo ahubwo rero Imana Zaburi 33 batubwiye ngo ireba ibiri ku isi yose, ibikorwa by'abana b'abantu byose biri kubireba ibidukurikiranye 5 kuri 5. Kubera icyo dushobora kuyisenga tukayiyambaza ntidusubize. Izo nizo mpamvu zirindwi tugiye kwinjira muri rero, kuki Imana iturya sini. Gusa mbere ko dukomeza nanone wongere wibuke ngo batubwiye ko Imana ibasha kumva isengesho rya buri muntu wese uri ku isi. Niko bivugiye ngo umuntu wese uri ku isi, ubwo nawe uri umuntu. Imana nimba yumva isengesho rya buri muntu wese uri ku isi, iraryumva pe, iba yaduhaye umwanya, ariko ntabwo ariko isubiza amasengesho ya buri muntu wese uri ku isi. Kandi ibyo nabyo ni ubushake bwayo. Hari impamvu rero ituma Imana twese iba yatwumvishije ikamenya icyo dushaka, ariko se kuki idasubiza ibyo byifuzo cyangwa se ayo masengesho yacu? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Uko byagiye bigaragara kenshi muri Bibiliya, turifashe imirongo ya Bibiliya ko Imana ubwayo yabyibyivugira ati hari amasengesho cyangwa se hari ubusabe bw'abantu benshi yirengagiza. Muri Bibiliya ibyo bintu birimo ati hari amasengesho nirengagiza, hari ibyo muzazana mbyirengagize. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Wabona nawe ubikora akaba ariyo mpamvu udasubizwa, ukajya uhora udufitiye ishyari uvuga ati baroke kuki basubizwa twe ntidusubizwa. Ni urugero nanze cyangwa se nanjye nkaba mfitiye abantu imijinya mvuga ni kuki bari abantu basubizwa ngiwe ruko isi nsubizwe no kubera iki. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe, kandi wenda rimwe na rimwe mba nasenze no kubarusha nasakuje cyane. Tugiye gutangirana n'ubwoko bwa mbere bw'abantu Imana ishobora kwirengagiza amasengesho yabo cyangwa se yumva amasengesho yabo ikanga kuyasubiza. Abo nibo tugiye guheraho. Urumva ni ikintu kiba gikomeye aho Imana ni ukuvuga ngo ni ibintu byagiye bigaragara muri Bibiliya, byagiye bikorwa n'abantu cyangwa se ibintu byagiye bigaragazwa ko umuntu ukora ibyo bintu Imana idashobora kuba yasubiza isengesho rye, ibyo yasenga byose. Ibyo rero nibyo tugiye kureberaho, biri muri Bibiliya, ntabwo ari ibintu ugiye kwikurira mu mutwe bya bindi muzi byo gusikamingo ya. Ni imirongo ya Bibiliya, ni ibintu bizwi neza ko umuntu ukora ibyo bintu cyangwa se ibindi biniba amasengesho ameze gutya na gutya cyangwa se abantu bakora ibi nibi, Imana ntabwo igipfa gusubiza amasengesho yabo. Gusa mbere yuko dukomeza nanone ngusaba ikintu kimwe, mbere yuko dukomeza, kugira ngo ubutumwa nk'ubu ngubu buri gihe ujye ubonera igihe n'ubutaha utazacika, kanda ahantu handitse subscribe aho hasi kugira ngo tujye tugenda nababwiye ngo iyi ni YouTube channel yanyu. Abantu bese mushobora kuba mwabasha kumva ururimi mvugaho mwaba muri hose ku isi. Iyi ni YouTube channel yanyu, kandi ni YouTube yubaka, ibabwira ibintu ngira ngo ari nimba nshaka kuba bifitiye abantu akamaro. Gusa bakoze subscribe, nta bintu bidafite akamaro mba nshaka twaganirira. Hano barakubwira ngo ubwoko bw'umuntu wa mbere Imana idashobora kumva amasengesho ye ngo yasubize ni umuntu utizera. Umuntu utizera bameze ate rero? Ibyo reka tubirebe. Byanditse mu Gutegeka ngo kwa 2:11 ngo kumanuka. Handitse guki rero? Aho hantu haranditse ngo muzahindukira muze imbere y'Imana murire, ariko ngo Imana ntabwo izigera yumva ayo marira yanyu cyangwa se ngo yaha agaciro nyine uboneke bitayeho. Niko handitse. Mbega izabirengagiza. Muzahindukira mutakambira Imana muyiririre Imana, ariko ngo ntabwo izigera yita kuri ayo marira yanyu. Nta nubwo izigera rwose ngo ubona ko yabahaye agaciro, mbega ngo ibaha attention yayo. Wapi, izabihorera bya bindi muri iyi minsi muvuganye muvuga ngo ibarya sine, ari byo bijya kuba uyu munsi wa none. Ibyo ngo ibyo nibyo ujya kubona muri minsi ukabona umuntu ko ati Imana ntabwo ibinyumva, ntabwo kumba nasenze nagize gute. Imana ngo yumva amasengesho yacu ariko yose sikiyasubiza. Umuntu wa mbere cyangwa se ikintu cya mbere ushobora gukora Imana ntisubiza amasengesho yawe, abantu batizera ngo ntabwo Imana igipfa gusubiza amasengesho yabo. Hano hantu sasa tugeze, ubundi uwo murongo nari mbabwiye Gutegeka kwa 2:11 kumanuka gukomeza hepfo, na ahantu Moses cyangwa se Musa aba ari kugenda abwira ubwoko bw'Imana. Icyo gihe yaramaze kubakura mu Misiri, ari kugenda nyine ari kubabwira igihugu Imana igiye kuzabaha cya Kanani. Nibwo Moses yageze cyangwa Musa nibwo yageze ahantu abwira, yari afite amoko 12 y'Abanyayisiraheli. Aravuga ati buri muntu agiye kuva muri buri bwoko bwa Isiraheli hitamo abagabo 12, abohereza kujya kuneka igihugu cy'i Kanani, ngo bagende batara amakuru nyine bazi babwira abandi Bisiraheli aho bari bari mu butayu, babaha amakuru nyine babwira ati igihugu cy'Imana mubonye kimeze gute, kira gihugu nyine murabona Imana yadusezeranije cyifashe gute. Niko aho hasi yamanuka havuga. Nuko Moses amaze guhitamo abagabo 12 rero muri buri bwoko bw'Abayisiraheli, buri mugabo muri buri bwoko baba 12, abohereza kujya kuneka icyo gihugu cy'i Kanani. Ngo bageze muri icyo gihugu cya Kanani,
abagiye ari 12, 10 bagarutse bafite ubwoba bazanye n'inkuru mbi. Ni igihugu Imana yari yarasezeranije Abisiraheli irakibereka. Musa yoherezayo 12 ngo bajye kukineka. Muri abo 12 bagiye kuneka icyo gihugu, ngo basanze icyo gihugu gituyemo n'abantu bitwaga Abamorite rero bari abagabo banini b'abasore b'amajeya barebare ugereranije n'Abanyayisiraheli. Bari abagabo b'abasore ku buryo byabateye ubwoba, baravuga ati kino gihugu tuzagifata gute, tuzakibamo gute, kandi gituwemo n'amajeya n'abantu nyine ubona ko ari abasore cyane, bazatumerera nabi. Ariko birengagiza ko Imana yakibasezeranije. Muri 12 bari boherejwe na Musa, 10 ngo bagarutse bafite ubwoba, kwizera kwabo bya bindi bizeraga Imana ngo izaduha igihugu bananiwe kongera kwizera Imana, bavuga ati wapi kabisa kiriya gihugu ntago Imana yabasha kukiduha nayo ubwayo, bavuga ati abantu bagituye bararenze. Urumva abagabo bagarutse nta kwizera bagifite. Bari bagiye ari 12, 10 bagaruka kwizera kwabo kwarangiye, bafite n'ubwoba ahubwo bwinshi. Babiri muri bo nibo bagarukanye ngo inkuru nziza, ubona ko bagifite kwizera. Bwarimo ngo witwaga Yosuwa ndetse n'uwitwaga Kalebu. Abo nibo bazanye inkuru nziza. Ariko babandi 10 kuko aribo bari benshi bavuze iyo nkuru, bazana inkuru mbega ica abantu bizeraga Imana, batuma abantu kwizera kwabo kurangira kubera inkuru mbi bazanye nyine no kutizera Imana. Ngo byarayibabaje cyane, nibwo yababwiye ngo tugiye kurebera hamwe umurongo. Imana ngo nibwo yabwiye abantu, irababwira ngo bitewe n'uko abantu nabo bahise bava mu byo kwizera igihugu Imana yarabasezeranije, mbega twabyita ko bahise baba abantu batakizeye Imana. Abantu bamaze kuvuga gutyo, Imana yahise babwira ngo kubw'iyo mpamvu, kuko mutageze kwizera, ngiye nimba mberetse ahantu ngo nzahabaha, mugashidikanya, mukagira ubwoba ndetse mukamera nk'abantu batanyizera. Kubw'iyo mpamvu ngo kiriya gihugu nta bandi bantu bazakigeramo usibye Yosuwa na Kalebu babashije gushikama mu kwizera kwabo. Abo ngabo mbega nibo nzasubiza ibyabo, mwebwe ntabwo kiriya gihugu muzagikandagiramo. Nuko byarangiye. Ni ukuvuga ngo Imana yaravuze ati Kalebu na Yosuwa nibo bonyine bagomba kwinjira ku butaka bw'isezerano n'abasezeranije. Abandi bose bazize iki? Bazize kutizera. Ngo nyuma yaho bivugwa ko ngo abo bantu bose baratakambye basenga Imana, barayinginga bayibwira ati tubabarire, twagize kutizera. Ariko ngo Imana ngo icyo yakoze ni iki? Ngo Imana yafunze amatwi yayo, yanga no kumva amasengesho yabo y'imbabazi. Bari kuvuga ngo tubabarire, ngo habayeho kutizera. Ni ukuvuga ngo uyu murongo icyo washaka kugaragaza ni ukuvuga ngo abantu batizera Imana ishobora kwanga gusubiza amasengesho yabo. Twari tugiye kurebera hamwe abantu 7 cyangwa se ibintu 7 bishobora gutuma Imana uhora uyisenga cyangwa uyisaba ikica amatwi kandi iri kukumva ntigusubize. Icya mbere tubonye ni iki? Abantu batizera. Weba ibintu biragaragara kandi uzi ko Imana ibishoboye ubushobozi bwayo, ariko ufite gushidikanya, nta kwizera ufite. Ariko warangiza ugashaka gusengera ikintu kandi nawe ubwawe utakizeye neza, ufite gushidikanya. Icyo gihe Imana iravuga ati n'ubundi uyu muntu ntabwo abyizeye, binabaye yavuga ngo ni ya mahirwe nizatombora. Icyo gihe akenshi ngo Imana yica amatwi ntigusubize. Ibyo ngo bikunze kubaho ku bantu banga kwizera Imana, bagashaka ngo kwirwanirira ibintu bakabishyira mu biganza byabo, bavuga ati Imana bira nayo ntiyabikemura. Ari usanga bakorera n'amafuti menshi. Icyo gihe rero ngo ubusanga bafite ukuntu basenga, ariko n'ubundi kwizera kwabo kudashikamye, nyine ugasanga ntabwo bizeye ko harimo akantu nyine, kuko n'Imana ubwayo ibyo bintu menya itabishobora. Niko nabyita. Abantu batizera ngo Imana yica amatwi, murasenga mugatakamba ariko Imana ikakwihorera, kuko kwizera kwawe nta hantu kuba guhagaze. Icyo gihe ngo akenshi abantu bikunze kubaho ni abantu bakunze guhura n'ikibazo, bakumva ko ikibazo bahuye nacyo ari kinini cyane kiruta kwizera kwabo. Ngira ngo ujya wumva abantu biyahuye bavuga bati, kumva umuntu ngo afite ideni ariyahuye, afite ikibazo runaka ariyahuye. Akenshi icyo gihe ngo ikibazo cye kiba cyaruse kwizera kwe, cyangwa se kwa kwizera ufitiye Imana. Nimba ujya ugira ikibazo cyo kutizera Imana kuri rwa rwego 100% cyangwa se no kurenza 100, ibyo bintu ushatse wabirekeraho, kuko ibyo bintu biba biri kugushyira muri riske yuko ejo cyangwa ejo bundi cyangwa se n'uyu munsi wa none turi. Ariyo mpamvu amasengesho yawe uhora usenga ukabona amasengesho yawe ntagasubizwa, kuko ngo ibi ngibi tuguhaye urugero rw'Abanyayisiraheli batagize kwizera kandi Imana yarabasezeranisha igihugu. Ntabwo bagize kwizera, ariko 2 bizeye binjiye muri icyo gihugu. Kandi ikindi baratakambye baringinga, Imana ivunira ibiti mu matwi, iravuga ati reka nta kintu ndi bubafashe, bazira ko batayizeye gusa. Gusa weho muri kano kanya ahantu utandukaniye n'abo Banyayisiraheli, we byagorana ko Imana yakwanga kukumva burundu, kuko bo yanze kubumva burundu, baringinga biranga. Kuko twebwe Yesu Kristo ngo yaradupfiriye, ibyaha byacu turabibabarirwa. Icyo ubusabwa ni ukwicuza mu gihe waba wakoze ikosa, ukabimenya ko wakoze ikosa ukicuza. Ndetse nimba nawe wari ufite ikibazo nk'icyo cyo kutizera, ukagisabira imbabazi, ubundi ukizera Imana 100%, nibwo usubizwa. Tujye ku bantu ba kabiri, cyangwa se ikintu cya kabiri wakora Imana ntisubize amasengesho yawe.
abantu ba kabiri ngo Imana itajya isubiza amasengesho yabo, mbega ugasanga umuntu ari gusenga ariko ntago amasengesho yari gusubizwa. Ni abantu ngo batajya bicuza ibyaha byabo. Ugasanga ibyo ngibyo turabisanga muri Yesaya 59. Nakubwiye ngo turifashisha imirongo ya Bibiliya gusa kugira ngo utagira ngo ni ibintu mba nihimbira mvuga ni wewe wumva guti by'Imana, ab'Imana isubiza n'ab'Imana idasubiza, wewe ukubiza ute ntangiye uko simbiza, ariko turifashisha Bibiliya. Nakubwiye ngo Imana yaduhaye igitabo cyayo kugira ngo kijye kituyoborera, ni ijambo ryayo riba rituyobora. Niyo mpamvu ari ryo mba nifashisha, atari ibimvuye mu mutwe. Tugiye ku bantu ba kabiri Imana itajya isubiza amasengesho yabo, turabisanga muri Yesaya 59. But your iniquities have separated you from your God. Sins have hidden. Aho hantu haranditse muri Yesaya 59, ubwo ni umurongo wa mbere ukomeza. Haranditse ngo dore ukuboko kw'Imana ntikwaheze cyangwa se ntikwabaye guto ngo ananirwe gukiza. Nyine bya bindi mura mwibaza ati se kuki Imana itansubiza, kuki itamfasha, kuki itankiza, kuki itankorera ibi nibi. Muri Yesaya haranditse ngo kugira ngo nyine Imana igusubize, kugira ngo umenye kiba yanakumvisha ikakwihorera. Haranditse ngo ukuboko kw'Imana ntabwo kwananiwe kugukiza, ntabwo bishoboka. N'ugutwi kwe ni kwapfuye ngo ananirwe kukumva. Urumva kiba yatwumvisha ikatwihorera mbega. Ubundi ni icyo mbashaka ko tumenya. Imana hano muri Yesaya yanditse ngo akaboko kayo ntabwo kananiwe, ntabwo ngo kaheze ngo kananirwe gukiza. N'ugutwi kw'Imana ni kwapfuye ngo inanirwe kumva ibyo tuyisaba. Iba yabyumvishije. Iba yabyumvishije rero ikibazo kiri hehe? Hepfo ku murongo wa 2 hakomeza avuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu cyangwa se ibyaha byanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Ngira ngo icyo kintu uracyumva. Abandi bantu ba kabiri Imana idashobora gusubiza amasengesho yabo, ibareba ikabihorera ikicecekera, ni abantu muticuza ibyaha byanyu. Ntabwo tuvuze ngo turi intungane ngo Imana isubiza intungane gusa, uya byibura rumarika icyaha wakoze ugisabira imbabazi. Nukuvuga ngo Imana hano iri kukubwira ngo ngiye ibyo bintu ubunsaba nabishobora kubikora, ndetse nagukiza. Ikindi sinapfuye amatwi ngo narirwe kumva ibyo nsaba ngo mbisubize, iyo ni Imana ibiri kwivugira. Atahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana. Mbega ibyaha bigenda ubundi bidutandukanye n'Imana tukajya kure yayo, ku buryo ndetse ngo ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Ubwo mbere yo gusaba Imana cyo banza urebe nimba nta byaha ufite utari kwicuza, uticujije, bikaba ari byo bishobora kuba byatuma Imana uyisenga buri gihe ntisubize amasengesho yawe. Ndagira ngo ukomeze hepfo wumva ikindi kintu Imana gituma itumva abantu. Uwo murongo wa 3 ukomeza uvuga ngo erega mwebwe mwirwa musenga Imana nyine ntibasubiza. Hakomeza avuga ngo erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso. Uri kumva? Ukuvuga intoki zanyu zuzuye amaraso, murica mukora ibibi nyine byinshi mukoresheje intoki zanyu. Naho ngaho rero n'Imana ivuga ati icyambere intoki zanyu zuzuye amaraso, ndasubiza gute amasengesho yanyu. Ikindi agakomeza avuga ngo akanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. Ikindi mwirirwa mubeshya, mwabaye abanyabinyoma, mubeshyera abantu. Njya mbabona abantu babeshyira abandi, umuntu aricara agahimbira ibinyoma mugenzi we kandi akabibwira abantu ubona ko ashaka kurangiza umuntu neza, warangiza ukajya gusenga usiga Imana iri buze gusubiza amasengesho yawe. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona ba bantu